Abalevi igice cya 25. Umwaka wo kuraza imirima. Musa ari ku musozi wa Sinayi, Uhoraho amutegeka kubwira Abisiraheli ati, nimumara kugera mu gihugu nzabaha, mujye munyubaha muraze imirima iruhuke nk'uko muruhuka ku isabato. Mu myaka 6 mujye muhinga imirima yanyu, mukorere imizabibu kandi musarure ibyo mwejeje, ariko umwaka wa 7 mujye munyubaha muraze imirima iruhuke nk'uko muruhuka ku isabato. Ntimuzahinga imirima yanyu cyangwa ngo mukorere imizabibu. Ntimuzasarure ngo muhunike ibyimejeje mu mirima yanyu cyangwa imizabibu yanyu mutakoreye. Uwo mwaka mujye mureka ubutaka buruhuke. Muzatungwa n'ibizimeza muri uwo mwaka, mwebwe n'abagaragu banyu n'abaja banyu n'abakozi banyu n'abanyamahanga batuye muri mwe, n'amatungo yanyu n'inyamaswa. Ibizimeza mu gihugu cyanyu byose nibyo bizabatunga. Umwaka wa Yubile. Muzakomeze kuraza imirima mu mwaka wa 7, mubigira inshuro ndwi, nukuvuga imyaka 49. Nuko ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 7, ku munsi w'impongano, muzavuza ihembe mu gihugu cyose, bityo munyegura umwaka wa 50, mutangaze ko abantu bose bashubijwe uburenganzira bwabo kandi bagasubizwa mu byabo. Uwo mwaka muzawite Yubile. Buri myaka 50 muzajya mwizihiza Yubile. Ntimuzahinge kandi ntimuzasarure ngo muhunike ibyimejeje mu mirima yanyu cyangwa imizabibu yanyu mutakoreye. Muzanyegurira uwo mwaka wa Yubile murya ibyimejeje mu mirima. Muri uwo mwaka wa Yubile, abantu bose bakuye mu byabo bajye babisubizwamo. Nugura isambu cyangwa ukayigurisha, ujye uha igiciro ukurikije imyaka Yubile imaze ibaye n'igihe gisigaye cyo gusarura mbere ya Yubile itaha. Nihaba hasigaye igihe kirekire, ikiguzi kiziyongere; nihaba hasigaye igihe gito, ikiguzi kizagabanuke, kuko ikigurishwa atari isambu ahubwo ari imisaruro. Ntimugahendane, ahubwo mujye munyubaha. Nduhoraho Imana yanyu. Ikibazo cyerekeye umwaka wa 7. Mujye mwumvira amabwiriza yanjye n'amategeko yanjye, nibwo muzagira amahoro muri icyo gihugu. Kizarumbuka mu nibatunga byinshi, maze mukibemo mu mahoro. Ahari mwakwibaza mutese tuzatungwa n'iki mwaka wa 7, ko tutazaba twarabibye ngo dusarure. Mu mwaka wa 6 nzabaha umugisha, mu butaka bugira umusaruro uzabatunga mu myaka 3. Mu mwaka wa 8 muzabiba, ariko muzakomeza kurya ibyo mwahonitse kugeza ubwo muzasarura mu mwaka wa 9. Gusubiza abantu mu byabo. Ntimukagurishe burundu amasambu, kuko ubutaka ari ubwanjye, namwe muzaba nk'abashyitsi bahatiwe. Niyo mpamvu muzajya mureka umuntu agacungura isambu ye. Umwisiraheli nakena akagurisha isambu ye, mwene wabo bafitanye isano ya bugufi ajya bari wicungura. Umuntu nabura uyicungura, azayicungurira hazabonera mikoro. Azaba ari imyaka ishize agurishije isambu ye, maze asubiza uwayiguze ibyo yamuhaye akuyemo ihwanye n'igihe ayimaranye, abone kuyisubiramo. Ariko natabona icyo yicunguza, uwayiguze azayigumane kugeza ku mwaka wa Yubile, nibwo nyirazayisubiramo. Umuntu nagurisha inzu yo kubamo iri mu mujyi uzengurutswe n'urukuta, afite uburenganzira bwo kwicungura umwaka utarashira. Iyo nzu nirenze umwaka itaracungurwa, izaba umutungo w'uwayiguze n'abazamukomokaho, ntazayisubiza mu mwaka wa Yubile. Naho mu mijyi mito itazengurutswe n'urukuta, amazu azagenzwa nk'amasambu, ashobora gucungurwa, kandi mu mwaka wa Yubile agasubizwa beneyo. Abalevi bo bazahorana uburenganzira bwo gucungura amazu yabo ari mu mijyi yabo. Niyo yaba ari undi mulevi ugura muri ayo mazu, igomba gusubizwa nyirayo mu mwaka wa Yubile, kuko ayo mazu azaba umutungo w'Abalevi. Inzuri zikikije imijyi y'Abalevi ntizishobora kugurishwa, kuko ari gakondo yabo iteka ryose. Gufasha abakene. Mwene wanyu nakena akananirwa kugira icyo yimarira, uzamufashe kugira ngo ashobore kubaho muri mwe. Ibyo uzabikorere n'umunyamahanga utuye muri mwe. Ntukake mwene wanyu inyungu iyo ari yo yose, ahubwo ujye umufashiriza ko anyubaha. Numuguriza amafaranga,
ntukamwake inyungu, kandi numuguriza ibyo kurya ntukamwake ibirenze ibyo wamuhaye. Nduhoraho Imana yanyu yabakuye mu Misiri, kugira ngo mbahe igihugu cya Kanani, kandi mbabere Imana. Gucungura inkoreragahato. Mwene wanyu nakena akagusaba kumugura, ntukamugenze nk'inkoreragahato isanzwe, ahubwo uzamukoreshe nk'umukozi wawe cyangwa nk'umunyamahanga w'iwawe. Azagukorere kugeza ku mwaka wa 2, maze we n'abana be basubire mu muryango wabo no muri gakondo yabo. Abisirayeli ni abagaragu banjye kuko nabakuye mu Misiri. Ntimukabagurishe nk'inkoreragahato, kandi ntimukabategekeshe igitugu, ahubwo mujye munyubaha. Nimukenera inkoreragahato, mujye muguriza abanyamahanga bo mu bihugu bibakikije, cyangwa abana b'abanyamahanga batuye muri mwe, cyangwa abandi mu miryango yabo, nubwo baba baravukiye muri mwe. Abo bose mushobora kubagura no kubagira inkoreragahato, mukazabaraga abana banyu. Nyamara bene wanyu b'Abisiraheli ntimukabategekeshe igitugu. Nihagira umunyamahanga utuye muri mwe uba umukire, maze mwene wanyu w'umukene agasaba uwo mukire cyangwa undi munyamahanga ngo amugure, azaba afite uburenganzira bwo gucungurwa. Ashobora gucungurwa n'umwe mu bavandimwe be, cyangwa se wabo, cyangwa mwene se wabo, cyangwa undi wese bafitanye isano, ndetse nawe ubwe aramutse agize amikoro yakwicungura. Icyo gihe we n'uwamuguze bazaba ari iminsi izaba isigaye kugira ngo bibiribe, maze bemeranywe ikiguzi yicunguza bakurikije igihembo cy'umubyizi. Niba hasigaye imyaka myinshi, azasubiza amafaranga menshi ahwanye n'iyo myaka, kandi niba hasigaye imyaka mike kugira ngo bibiribe, azasubiza amafaranga make ahwanye n'iyo myaka. Mu myaka ataracungurwa, ajya akora nk'umukozi usanzwe, ariko ntimukemere ko ategekeshwa igitugu. Nadacungurwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, we n'abana be shebuja azareke basubire mu byabo mu mwaka wa 2. Abisirayeli ni abagaragu banjye kuko nabakuye mu Misiri. Nduhoraho Imana yanyu.